nzakayangana nzaka nk'inyenyeri ubwazaseruka ziko nzasa nawe oya singisu binyuma onibagirwa umurimo Kristo yankoreye wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe Yesu we sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye oya sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye nubwo yari Imana yahindutse umuntu mugaragu w'imbata kugira ngo aducungure nubwo yari Imana yahindutse umuntu mugaragu w'imbata kugira ngo aducungure nubwo yari Imana yahindutse umuntu mugaragu w'imbata kugira ngo aducungure. Tubaye ikaze inshuti za King Pass TV aho muherereye hose, reka tubifurize kugubwa neza. Hanyuma nk'ibisanzwe hari ibintu birukora ukagenda usaza utaricuza. Icyambere nkuko mubizi nuko akira Kristo umwami n'umukiza. Icya kabiri ni ugukanda subscribe kuri King Pass TV, ndetse ugakanda subscribe kuri Sukari Online TV, ugakanda subscribe imurenge 5/5. Aho ngaho uzaba umeze neza cyane. Hanyuma twakiriye umukozi w'Imana muramubona, abenshi babonye indirimbo yiwe. Reka tumwegere tumuganirize tumenye byinshi kuri we. Reka atangira twibwira ngaho, tangira bibwira abantu badukurikiye. Yes, murakoze cyane. Yes, amazina yanje nitwa Jenezeritse, niyo mazina yanje. Ntuye ni Bujumbura, yes, mu Ngagara. Ndi umuririmbyi nkuko bake babizi, ndirimba indirimbo zihimbaza Imana. Yes, murakoze. Sengera he? Nsengera muri eglise yitwa Epicem Evangelical Presbyterian Church World Mission, isanzwe ikorera mu Ngagara quartier 7. Hanyuma urakoze cyane. Ndagira ngo mbere ko tuja mu kiganiro indani turirimbire gatoya ku ndirimbo yawe. Yes. Oya singisu binyuma unibagirwa umurimo Kristo yankoreye yampaye mwuka wera ni unyemeza ko nzabona Imana iyo mwijuru. Oya singisu binyuma unibagirwa umurimo Kristo yankoreye yampaye mwuka wera ni unyemeza ko nzabona Imana iyo mwijuru. Wakoze cyane. Indirimbo nziza wakoze. Ya ndirimbo yaje gute? Wayiteguye gute? Wadusangizaho kuri make. Indirimbo akenshi je kugira ngo indirimbize muri nje bivana na verse maze nk'iminsi cyangwa se ijambo ry'Imana umukozi w'Imana aba yabwirije muri church.
rikantaravaya muri nje, nkumva nyine biri muri nje, naje nkumva uburyo rero nosohora ibiri muri nje ari kubishyira mu ndirimbo. Rero akenshi niho biva kugira ngo indirimbo wenda yandikwe cyangwa se kugira mpime indirimbo. Iyo ndirimbo rero yaje ari verse maze nk'iminsi yayitaravaya muri nje yo mu byahishuwe, ivuga ukuntu Kristo ari wo mucyo w'ijuru, ukuntu mu ijuru atazakenerwa izuba cyangwa se ukwezi. Havuga ko Kristo ari we mucyo w'ijuru. Ayo majambo, iyo verse niyo yatumye cyane hanzamo gukora iyo ndirimbo nyine. Ibindi mwuka yaraguma bimpa bivamwo iriya ndirimbo yose, ari amajambo yose mwabonye. Niko indirimbo yaje. Hanyuma murakoze cyane, indirimbo urayikora irasohoka, wabonye abantu barayakiriye gute? Abantu bayakiriye neza, hariyo benshi ama feedback nyine bagiye banyandikira, abandi bambwira ko ko banezererewe igikorwa nakoze, ubutumwa barabwumvise kandi bwarabakoreye nabo kuko naje byabanje kunkorera. Bayakiriye neza mu majambo make. Hanyuma aje neza cyangwa se aje, dore ko ariryo zina wahisemo gukoresha aje, kubera iki wahisemo gukoresha iryo zina? Gukoresha aje, musanzwe nitwaje neza, ariko abantu benshi bampamagara ngo aje. Urumva, kandi aje nabonye ari akazina kagufi katazogora abantu kugafata. Mpitamo rero gukora abbreviation y'iryo zina ryose, aje neza. Mbona ko ningira aje neza bizaba birebire, abantu benshi nyine bibagore kuvuga. Mpitamo kwitaje, mpitamo gukoresha iryo ryaje. Hanyuma murakoze cyane. Ndizera ko abantu wenda bamaze kumenya iryo zina ari benshi. Urebye honyine gusa indirimbo aho imaze kugera si hatoya kandi si kure, kuko turifuza ko igera kure, sibyo? Hanyuma ari gahunda indirimbo mbere yuko isohoka, nako imaze gusohokaho gatoya, hari gahunda abantu babonye ya challenge y'indirimbo. Mbese washyizeho promotion ivuga ati umuntu uzaririmba iriya ndirimbo azagira gute? Twavuze ko umuntu uzakora challenge y'iriya ndirimbo akayisubiramo neza, akoze chorus yayo, nawe tuzamukorera indirimbo audio na video, nawe akagaragaza impano yiwe ikaja hanze abantu bose bakayibona. Okay. Hanyuma nico nshaka kugeraho cyane, abantu bafite impano zitandukanye cyane, abafite impano yo kuririmba bagera kuri King Pass TV bakabona iyo ndirimbo yitwa Umucyo w'ijuru, bagakora challenge ya karasi yayo, ukayiririmba ukayipostinga kuri Instagram na Facebook na TikTok, ukagenda utaginga King Pass ndetse na aje. Uzaba wa mbere tuzamukorera clip na audio, byose tuzayimukorera. Hasigaye katubifurize amahirwe masa kugira ngo uzaba wa mbere tuzamukorera indirimbo, kandi naba ngombwa wenda tuzakomeza dukorane n'ibindi biri imbere. Hanyuma aje, urugendo rwawe rw'umuziki urubona gute? Wifuza kugera he? Murakoze cyane. Urugendo rwanje rw'umuziki navuga ko ndacyari mu ntango, ndacyari ko ntangira, ni kure cyane nifuza kugera, ariko kure hasumba aho ushobora kwibaza ni ku mutima w'umuntu. Ku muntu utaramenya Imana, ndifuza ko nogera kuri uwo mutima ngatuma amenya Imana, ku mutima w'umuntu wihebye akongera akagarurirwa ibyiringiro. Muri make kure nshaka kugera ni ku mutima w'umuntu.
umutima w'umuntu. Hanyuma wenda umuhanzi ufata nka role model wawe ninde? Barahari abahanzi benshi ngenda nigiraho ibintu byinshi bitandukanye. Bose novuga ngo n'uyu kuko jewe nigira ku bantu benshi. Novuga ngo ngira aba role model benshi. So ngiye kuvuga ngo n'uyu cyangwa uyu. Tubwiremo batatu. Oya numva ata mpamvu zo kubavuga. Uri proud yabo? Ndi proud yabo cyane. Ariko impamvu ndashaka kubavuga nuko akenshi iyo umuntu aje hano kuri TV akavuga umuntu wenda afata nk'icitegererezo, surtout nk'umuntu utaragera ahantu hakomeye cyangwa se ahantu kure cyane, none usigara ukora ikintu ntibakurebe nkawe, bakakurebera muri wa muntu. Niyo mpamvu numva atari ngombwa ko numuvuga. Yes. Sawa, urakoze. Ntabwo twimye amakuru ariko tuzabimenya tu. Rero nimbimenya nzabivuga hano. Hanyuma rero indirimbo yawe nshasha ko niyo yatumye tukwakira uyu munsi, ndagira ngo ugire icyo usabira abantu kuri iriya ndirimbo, icyo bogufasha, icyo bakora kuri iriya ndirimbo. Yes, abantu by'ukuri ndabasaba kugenda kureba iriya ndirimbo abatarayireba, bakore n'ibindi byose bikenewe, komantere batere komantere, bagerageze gupartage bayisangiza abandi. Ikindi bategera ubutumwa burimo by'ukuri. Harimo ijambo ry'Imana rizima ushobora gufasha umukristo wose mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Bategere cyane bumve umutima w'irandirimbo. Urakoze cyane, reka tuve ku bijanye n'indirimbo noneho twinjire mu buzima bwa Aje Neza. Aje Neza akunda iki? Nkunda kuririmba. Nkunda gufungura iki? Kandi vraiment naje ubwanje zavyibaza ico kibazo ndikaho ntarakibonera igisubizo, kubera ko nkunda ibyo kurya byinshi bitandukanye. Sinovuga ngo nkunda iki. Iyo ugiye muri resitora ufite amafaranga menshi niko uzusaba? Biravana, ari igihe ngenda muri resitora ngiye kunywa amata. Uvuga ko ukunda amata cyane? Yes, ndayakunda amata, ndayakunda. Ariko akenshi iyo ngiye muri resitora ngiye gufungura, nkunda gufungura inyama n'ubugari. Kandi inyama izo baza bita ngo ni inyama choma. Yes. Hanyuma Aje akunda umuntu ufite karaktere zimeze gute? Umuntu nkunda karaktere bafite, nkunda umuntu ugira ibyishimo, umuntu uganira. Kubera ko iyo ubanye n'umuntu utaganira, ugana n'umuntu atagaragaza ibyishimo byiwe, rimwe na rimwe nyine tuzi umenya ukwiwe. Ariko nkunda umuntu w'ibyishimo, umuntu aganira. Ikindi nkunda umuntu ukijijwe. Nkunda umuntu akijijwe afite wa mutima w'Imana. Yes, asenga muri make. Icyo kibazo mubajije kiragoye ko numva ndacyishyuye neza kuko nategeza kucyishura, ariko ni nguko muzumve, ni nguko kunda umuntu ameze neza nyine, ariko muri make. Iyo utaba umuririmbyi ubona n'iki kindi wari kuzashobora gukora? Wenda iyo ntaho umuririmbyi nawe kuba umukinnyi w'akabumbu, nawe gushobora baro cyane. Kuva nkiri mutoya nyine tugikina bijya by'abana, narakina nkabona abantu bapresya ngo bakina neza. Iyo mbikomeza vraiment mba ndi nk'umukinnyi mwiza. Ufaniye ekipe?
nakuze fana Barcelona ariko sindi umufana wa cyane w'akabumbu ta byinshi zi kubijanye n'umupira ariko fana Barcelona niyo timu mfana. Urakoze cyane, reka tuguhe akanya gatoya turirimbireho mu minota nk'itatu asigaye udusoreze ikiganiro. Yes, murakoze. Haleluya, mpishwe muri we ubwazaseruka ziko nzasa nawe nzakayangana nzakankinyenyeri ubwazaseruka ziko nzasa nawe. Haleluya, mpishwe muri we ubwazaseruka ziko nzasa nawe nzakayangana nzaka nk'inyenyeri ubwazaseruka ziko nzasa nawe. Oya singisubira nibagirwa umurimo Kristo yankoreye, yampaye mwuka wera niwunyemeza ko nzabona Imana iyo mwijuru. Nta zuba mwijuru nta kwezi, Yesu niwe muco rasira ijuru. Nta zuba nta kwezi, Yesu niwe muco rasira ijuru. Nishimiye ko nzabayo nkabanayo n'umukiza wancunguye. Nishimiye ko nzabayo nkabanayo n'umukiza wancunguye. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, Yesu we sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Oya sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Nta rukundo rurutako yashinjaguwe ku bwanje, agakiza karutako Yesu yankijije. Nubwo yari Imana yahindutse umuntu, mugaragu w'imbata kugira ngo aducungure. Nubwo yari Imana yahindutse umuntu, mugaragu w'imbata kugira ngo aducungure. Nubwo yari Imana
yahindutse umuntu mugaragu w'imbata kugira ngo aducungure